Umuremure kurusha abandi yitwaga Robert Wadlow. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka w'1918. Uburebure bwe bwari metero 2.7, ni ukuvuga fiti zisaga 8 na inches 11. Yaje kurwara indwara yitwa gigantism iterwa no kuba umusemburo wo gukura uba wabaye mwinshi cyane mu mubiri. Ibi byaje gutuma akora bidasanzwe kugeza ku rupfu rwe. Apfa mu mwaka w'1940, apfa afite imyaka 22, apfa azize uburebure bwe. Mu butayu bw'amayaga no mu misozi y'ibyatsi birebire, mu gicucu cy'ibiti bitagira indeshyo, mu mashyamba ya Afurika, hari inyamaswa idasanzwe igaragara nk'igihangano cyihariye cy'Imana. Ifite uburebure buruta ubw'izindi nyamaswa zose zibaho ku isi. Ijisho ryayo rirenga imisozi, umutima wayo ugatera nk'ingoma ikomeye cyane, kandi igatembera mu butayu n'ubwitonzi busakaye. Kugira ngo ibashe kubaho kandi ibashe kurya, ihangane n'abanzi bayo, igomba gukoresha buri rugingo rw'umubiri wayo rudasanzwe mu buryo butangaje cyane. Ese niba Robert Wadlow yarapfuye akiri mutoya cyane ku myaka ya 22 azize uburebure bwe, ni gute Twiga giraffe zibasha kubaho n'ubu burebure bwazo budasanzwe busaga metero 6, zikabwifashisha zikabubyaza umusaruro? Ndabasuhuje, nyita Jean Marikov. Iki ni ikiganiro Ubuzima bw'ishyamba, ikiganiro ntahwema kubashimira ko mukurikira.